buriya iyo dusohotse cyangwa tugiye kwiga gusa hari abandi bana baba barabuze ukuntu bajya kwiga ni ukuri ujye ugerageza ukunda ishuri wige kuko hari igihe bizatugirira akamaro hari abandi bana aya mahirwe bayabuze ngenda rwaza ariko natanze nta kintu mba ndi kumva njyewe niyo mpamvu rwose binanera ubuti reba iyo ntahanye amanota mabi ukuntu bambwira byaba bigeze aho numva njye n'ishuri nanaryihorera rwose nkabaharira impamvu utahana amanota mabi ni uko ugenda utabishaka ese mari reba nk'ubu ngubu iyo tutagira amahirwe yo kubona umushinga utwishyurira kuko natwe ntabwo twakabaye twiruka mu muhanda nk'abaho bari abana tujya tubona amahirwe nayo nyine ngiye byaranze ntusengere ni ukuri tujya dushima Imana byibuze n'amanota make uzana ujye ugerageza igihembwe kimwe wongereho wenda 2 n'ikindi bizagera aho biza kandi ujye wigurisha intonganya za mama mu gitondo nizo zimvangavanga erega impamvu ntaga gutonganya kwanga nuko ababona utabishaka sibyo jye ugerageza basi kuko erega nkubwire buriya ikaramu ntago igiramburura igihe cyose niyo waba ushaje ne wagira gute iyo wize hari igihe kugira akamaro kandi hasi ndagerageza kapasi ndebe ko ikigembwe nakosora bikagenda neza erega nanjye ntabwo nishimiye ko ari ngiye uhora utonganya wazanye amanota make nanjye ndabirambiwe none se ko nta kumva ntagize koko ngo umusobanurire ntagufasha ibintu byose kubera iki koko bigenda kuriya kandi tanze biba byanze nzishakamo ibitandimo ngaho reba subize ko igihe twayaga tujya ku ishuri tutabonye n'ikijumba cyo kurya none ubu ngubu dusigaye tugenda tubonye ikijumba ariko nabwo bikanga noneho nkuvuga ari twarari neza ndi kumva wapi noneho sinzi ko hari n'icyo ndi bufate nuko nyine bwari bwabaye bucya tukaburya tukabumara ubundi twari byari dufite ikintu cyo kugira tugenda aho tuve mu nzira ndakosora As I told you before, I'm going to teach you about some features of environment. Numvise icyongereza benshi gisigaye kibagoramo gake gake akombazanye no hanze kugira ngo ibintu byose mbibasobanuye byose mubireba tuve muri theory tujye no muri practice. No kuba uko mubona ibyo tubigisha kuno bimeze. Kuba ati niba ari ishyamba, urabona ari ishyamba, uraribona? Bari ishyamba twarishyira mu cyo cyiciro cy'amashyamba. Wowe muri forest yi cyo biti ishyamba ry'inzitane nibyo nakomeza kubabwira nase reka mbabaze nk'ikibazo kimwe ko mubona gutya ngaha mubona dukikijwe n'imisozi miremire anga tukagira n'ubundi butaka buhingwamo none no kuvuga ngo kugira ngo twirinde erosion ni maze ko ari isuri twakora ubuye buryo kujya twirinde erosion wowe nitwayirinda dutera ibiti wondera gisubije neza none we gatete tubwire none ikindi kintu twakoresha kugira ngo twirinde erosion tutarabyonze uri seri ntabwo mbyibuka wo gukurikirana nayo natubwire ubwo naguze ko twaca n'amaterasi y'indinganire amaterasi ntabwo yazi amaterasi rwanda yazi wowe none natubwire iki kintu twakora kugira ngo twirinde isuri twaca imirwanyasuri kandi icyo ari cyo narimbwira uriya musore ati icyo ntabwo akizi ntabwo ndi kubyibuka neza
ntabwo ubyibuka neza. Nawe mbwira ikintu twakoresha kindi. Ubu twakwirinda isuri, numva twaca nk'ibinogo hafi yacu nyine kugira ngo isuri ireke kongera kudutera. Okay, ubwo nanjye mbaye icyo bita homework, kuvuga ngo buri wese agende ejo azanzanire uburyo bune twakoresha kugira ngo twirinde isuri kandi yabusobanuye neza, nyama explanations zuzuye. Siyo gahunda kandi harimo nkamwe uruhande ngo murabona mu bakire mwarigaritse mbere zo homework ngasanga ni mwayikoze rwatinye mu zotongeye kora homework twayikoze mu ishuri ryanjye genze tanye nambwire préfet des études gani materi bamureze weekend y'ibyumweru bibiri aza n'umubyeyi kwicugeza abadashaka kugira ngo tugendane mu murongo kandi ikintu twe dushaka no gutanga uburezi bufite ireme, uburezi buzagikintu bamarira nubwo mwamufite n'ama miliyari ariko reka mbanze mbabwire ikintu kimwe muzishinga umutungo wanyu kuko muri iki gihe utize nta wundi mugabane wanyu bazagushoboka. Byo turabigendanaho neza. Bizimana sanze utaragenda. Narageretse ubuja gukikira iki. Ase reka mubaze. Sibyo. Ngereka nikuremo pe. Njye n'ubundi nakubwiye ko namaze kwiyakira narabyakiriye. Ariko se ibijyanye n'abana. Baba ikizi. Urabona abana batangiye kwiga sibyo? Baba bakeneye kubaganiriza. Bava ku ishuri nkabona umuntu bakoresha itide. Nkaho nushobora gutaha byibuze nababaze n'ibyo bize. Ibyo ntabwo biba bikureba. Ibintu bya hano byose wabitereye umugongo nukuza woga urya uryama ubyuka ugenda. N'abana wabyaye warabibagiwe. Ese ubona amaherezo yawe arayaye? Ndi gutelefone. Ariko reka ikibazo nkabaza. Uyu mbwiraga abana ku ishuri, mbwira abana kuza, mbwira amadevoir, mbwira amayite. Inje mva mu myaka kumbagiyemo. Inje nababaza n'ibyo bize, inje nababaza n'ibiki. Wowe uri kumara iki? Kutambe aho ndari, kutambekereza. Ndakugiriya, ndikujukurika, ndigushaka ibyo mushira muri amarimbi yanyu, ndigushaka ibyo ngora byose kugira ngo mwambare, mbara kibyaye muzambare. Hariko n'ututumukora mudushimye kuturingaye. Ako ushobora kuba ubwenge bwaba munsi y'ibirenge. Injiki cyo kugira ngo noneho ucurame umanuka gusubira mu mutwe w'ubabure. Tukiri muri ibyo ngibyo mukaye twe tumuturiga. What does it mean rotation? Ubu kukimura gusekana nta gisubize. Nawe wagisubiza ntacyo bitwaye. ntabwo kiri kuza byewe. Ukuvuga ngo rotation is the movement of the earth around its own axis during 24 hours. Nuko ati rotation y'isi ukuntu imeze. Isi ibiri muri zenguruka ubwayo kuri axis zayo mu gihe cy'amasaha 28. Iyo rotation ituma bwira bugake. Rotation itabayeho ni bwakira cyangwa ngo twaguma nyine niba tumeze gutya twaguma kungu. Kandi mugomba kuba abantu bazima nkano ugiye gukora ikizami cya leta mukiga mugashyiramo imbaraga. Mwamazanye nka kugira ngo dufate akayaga tunibukiranye amasomo kandi mbakundisha no kugira ngo mwige mukore amayitide kugira ngo mutazasebya ikigo cyacu. Ubundi ubushize ikigo cyacu cyatsindishije ikigero cya 98%. None uburyo mwebwe ndimo ndababona dushaka kuzatsindisha ku kigero cya 52% kuko aba batatu nibo nabonye bumva ibintu. Mwebwe musigaye mu byuma kandi bari barabazanye muri bakeya mu ishuri kugira ngo muzatsinde nibura ku rwego rwiza, mutavuga ngo mwarimu ngo yarigishaga cyabarimo bandi babigisha nandi masomo ngo barigishaga ko abanyeshuri benshi nitwumve ko twari benshi. None muri bakeya ariko ikibazo harimo agakundi kadashaka kwiga. Gakundi mumbare kuvuga ni mwebwe ahubwo ikintu nshaka kugira ngo tube serious
mu gihe gisigaye kugira ngo twige neza tugire iki tuzatsinde neza. Ikibazo tica none se ko tumaze kwiga uburyo ki twakirinda isuri, ikintu gitera isuri ubundi ni igiki? Ni ukuvuga ngo ibintu bituma isuri ibaho aricyo bita deforestation. Deforestation ni ukuvuga ngo abantu barajya batema amashyamba yose barayamaze, niba yamaze ya mvura izagwa ari nyinshi, nigwa ari nyinshi amazi amanuke mu butaka, none bwa butaka kuko nta biti bihari amazi abura igifata y'amazi, kuko ari ibiti bihari bituma ibiti bifata amazi, byafata amazi bigatuma amazi adakwiragira ahantu hose ngo habeho isuri. Niba deforestation bivuze ko muba murateza ibibazo by'uko isuri yazatera. Ikindi cya kabiri cyo bita overgrazing. Overgrazing abantu baraje tuvuge n'icyo bita intensive farming, ko abantu baraje bororera ahantu bashyizemo amatungo, ibyo guhinga cyangwa se ibimera byose babishyize hasi, nabishyize hasi bagashyiramo amatungo gusa, ubutaka busigaye bwonyine. Imvura nibwo n'ubundi hazaba icyo kibazo cy'iki cyo kuba habaho isuri. Nizeye ko basubije kandi banyuze twara kujya twirinda isuri mu gutera ibiti byinshi, twarangiza tugaca amaterasi meza, nyine amataranshi kugira ngo n'amazi n'ayamanutse aze ajye mu mataranshi, ku buryo amataranshi abona ukuntu y'amazi agenda agabanuka, ubundi ubutaka bugende neza, buhingwe neza, bwere. none ibyo nkora ntabwo bishima. Ubundi wari wirirwa aha ngaha ureba inshingano ziba ziri hano muri runo rugo, wowe wumva kujya gushaka amafaranga aribyo ushize imbere. none ngo uburyo ushaka amafaranga ukibagirwa n'abana wabyaye. none se icyo waguze bakubwiye ntibiga nase ubwo n'ubu rero buri kuba bajya nyinamo ureba shaka se n'ubundi bafite nyina ntuhari muri nyoko wabo. ejo bundi waritobwira umwana ngo niba ashaka amafaranga azajye kuba umutinganyi, wagize ngo narabyibagiwe. siko wamubwiye? ibaza umuntu w'umubyeyi nkawe ukitora ukabwira umwana ngo azajye kuba umutinganyi, ubwo se ngaho tekereza neza. ari njye nawe ubwenge buba mu maguru ni wabuze ni mu birenge. wabuze neza amafaranga nasabaga icyo ashaka kuyakoresha. ubwo rero byuko ngura umwana n'umwe no gutekereza imishinga ko ntarangiza kwiga, ubwenge bwiwe buracyari yare aracyafite ibibazo naho aracyarirwa mu amafaranga y'iki. ibyo aribyo byose ntabwo wakabaye kuba waramusubije kuriya, ubwo nta burere burimo. uwaba atari ukabatwara se bagashaka ugabashira undi mugabo akajya abahereza ubura ari ibinshobokera akiri nimero zo kumamaza uze kumubera. ikindi koresha uko ushoboye bakazikora n'abahumanize kandi zineze zimaze iminsi zitasa neza. koresha uko ushoboye umusozi ubundi gusigara ngo muri cyaro gukora shaka kugenda hano hose hase neza wagumya n'ukabya zanza bikare cyose mukuru sisare ko gisabo hakaba ubure n'amo umaze kureba kandi kamubwira icyo ushaka uzakibona cyangwa umpiki binyonje mu kibona kwari ukukubona gusa abone numero. Yewe bukomeje kugorana, ubuzima ndabona bugenda burushaho kuba bubi, niba bizahinduka. Ni ibiki se kuyikorera amaboko kandi? Matiniki niki se kutavuga? babasuzugurira iki? turi abakene, tuba twambaye nabi, kandi ni ibyana byo kwa wa mugabo w'umusilamu. Muri abakene umwambara nabi, ubuse wambaye nabi?
bose bambara ibiki birenze ibyo mwambara? Si uniforme hari ikindi bambara? abana bambaye na karuvati baradusuzugura kandi ni ka kandi gatoya gato cyane k'inzobe kasha umukuru wabo aritonda. Nyine abana niko bamera, none se urumva atari umwana uruta? Ubunyaba ari uwo mukuru, ariko umwana ni umwana. Ibintu umwana avuga se ubyitaho? simana ibihe bibazo ko mbonye utandakwiye sinabiryo biri kumera. Turateka mu kanya. Komama kuva mu gitondo koko tuvuye ku ishuri habe Iso yagiye gupagasa naza n'amahaho turateka. Mujye mwihangana kandi mujye mumenya ubuzima turimo. None se bitabonetse nago mwabaho. Soko kumama. Ubuzima nabyo ndumva bundambera. Umuntu azava ku ishuri ibi byana byo mu bakire bimwirataho bimutuka bimubwira nabi nagera ngaho kasanga byibuze sinanekijumba. Mwihangane suko bizahura. Mati ntumbwire ngo ni ka gahungu kongeye kandi. Niko nyine. Ese abivugira ku ishuri, abivuga muri mu nzira mutaha, abivugira hehe? Aho duhuriye hose karabivuga. Mwagiye se mureka kugendana nabo? Mundi mugendana n'abana b'abakire mwe muri abakire. Mwagiye mumenya ikiciro murimo. Makara gahungu karamenyereye. Kabigize akamenyero karatuzonze ariko ubundi Mati. Ubundi kara kantu karesha kuriya. Ubundi twazaga kubisa tukakazingira mu ibaga tukakwereka ko natwe ubwo se ubu ufite imbaraga zo kurwana n'uriya mwana y'urugo ry'amafiriti n'ibinyama wagusunitse ntabwo wari buriya resha ati akamenyero kabo k'ibihekane nanjye ndagahaye. Mariza utazajya kurwana. Batigize agatwebo bayoresha ivu. Muzabaregere maîtresse. Uzigiye twahereye bitwaza ngo nuko ari abana b'abakire nta kintu babakoraho. Ngo hajye ngo naba kwande. nako kwa mugabo w'umusiramu. Wamuvuna muheto ngo ni mugande. Uwuhe se? Wa undi munini w'indigeriri. Ntabwo umuzandi ukunda kunyuraho ufite ibiti mu menyo bya bindi hanyaguzi iyo bariye agashefu gatinda. Ariko bana banjye mujye mwihanga. Ibyo nabyo bibabereye umutwaro. Ubuje wariye warakaye amatama wayagejeje iriya ngo baguserereje. Erega badufatikanya n'inzara. Ariko karike ndakarwaye. Utazarwana wowe. Ndakarwaye. Amahane yawe. Ugenda kuzarwana bakanatwirukana ku ishuri. Mutazakora ikosa mukarwana. Utashe ugatahira ukuri. Nta kibazo. Wowe n'ubundi usanzwe wanga ishuri. Waba ugize amahirwe. Mati. Umwana wawe nawe uramuzi. Ujye umuba hafi. Mwihangane nibyongera kuba. Muzambwire. Nzajya kwihaniza iwabo cyangwa njye ku ishuri. Kangiye gukura n'inzira. Iby'abakire bidufatikanya n'inzara y'iwacu. Gukura n'iyo shati tutaza. Suko bizahora. Ntabwo muzahora mwicwa n'inzara. Ntabwo birangiriye. Bizahinduka. Ntabwo birangiriye aha.